ariko ntituragira Pi ETF ntabwo turagira company yiyemeje kubika Pi noneho ngo dusigaye tureba ku mugabane shingiro wayo uri kumva ikintu bita demand iri muri core team ndi kugerageza kugira ngo nsobanure icyo bita demand core team iri kugerageza gukora tout moyen possible yo kuba buri muturage wese kugira ngo umuntu wese agire mu mutwe we Pi kugira ngo umuntu wese yumve ko ari safe akoresheje mu kugura no kugurisha yishyuye muri Pi iri gukora tout moyen possible kugira ngo amareta yose yumve ko ari coin iri regularized ukumva yabasha gukora kandi ntibahombe iri kugerageza gukora sensibilisation zose zikora izo zose ntabwo izikora ngo ishyireho gisivile izikora kugira ngo izamure demand ya Pi network donc ibe twese tube colonize yo gukoresha Pi network tugira ideology iyo Pi network ikintu tucyumvikana sibyo nta rindi faranga kuva isi yaremwe sibyo byari ryabaho ngo ribe stable ntaribaho uri kubyumva kuko ifaranga iteka rigomba kuba riri backed yes economy rigomba kuba backed by economy sibyo ari ibyo ngibyo niba ifaranga umuntu yarikora rikagira igiciro cyiza ibihugu bifite amafaranga ari hasi igeze aharindimuka aho amayero 150 baguha 900 nka cya gihugu duturanye yego uri kubyumva cyagakwiriye kuba cyakoze iyo policy kigakora ifaranga ridahinduka yego yes abantu babyumva so ariko muri ibi bintu bya cryptocurrency igiciro giterwa na demand reka wenda mbaho urugero kugira ngo abantu bumve ikintu bita demand and supply n'ukuntu ariyo yo operatinga iyi industry yes tubare ikuzo ari kureti zose ziri gukorwa na Pi network no kugira ngo bagere ku iyo proposed price ntabwo rero igiciro bazabyuka ngo bagisange uri kubyumva ahubwo demand igomba kuzamuka paka tugeze kuri GCV tugashyiraho indi proposed price after GCV this is what we have to believe ibi nibyo tugomba kwemera sibyo nuko gusa turabivuga ariko ugasanga abantu ntibari kubyumva sibyo byafashe imyaka myinshi ikomeye amacoin menshi akomeye sibyo kugira ngo abashe kugerwa nk'ubu reka nkubwire Pi network kuvitangije icyo bita tokenization biriya bintu byo gucreatingira framework yo gucreatinga ama token zitandukanye n'amacoin tubara ibyo bita meme coins za coins zakozwe zigendeye ku nyamaswa token zenda kumera nka meme coins abantu babimenye nago Pi network itangije ibyo bita gukora ama crypto coins ahubwo itangije ibyo bita gukora it is a central control ndi kugerageza kwisobanura ibintu ariko mbona numvuga nk'umuntu akamwa ngo web3 ngo web2 nambwa you don't know what is it ikintu cyonyine kibitandukanya most of the time ni your central control iri hagati muri web3 you own something nk'ubu iyo website nakubwira niyo abantu benshi bari tugize imana ibintu byo gukoresha YouTube twabireka uri kubyumva tugakoresha ama website yubatse muri web3 akora service nk'izi za YouTube sibyo nibwo uploadinga video ukayowninga copyright zigashira uri kubyumva ibyo bya copyright byo kuvuga ngo president yakoze ngo yavuze imbwirwa ruhame ngo RBA ngo niyo yayifirimye ngo nuya uploadinga ngo baraguhereza copyright ibyo ntabwo ushobora kuba muri web3 ikintu cyose uploadinze uhinduka the owner of it kandi nta copyright izamo uri kubyumva bivuze ngo zafavoreza abanebwe ubundi web3 zafavoreza abanebwe bivuze ngo muri web3 nta central control authority ubundi kuba blockchain sinzi n'impamvu amaguverinoma menshi agiye akomeza kubyanga uri kubyumva uretse ama transaction ariko amaguverinoma ari gufata blockchain muri web2 uri kubyumva akayicentralize nk'uko za Binance zikora za Coinbase sibyo n'ubundi hari control ziba zifite ku mafaranga ari kuri izo exchange nubwo wenda haburamo ako kumenya ngo transaction ngo bayi reversing kuko blockchain transaction cannot be reversed nishobora kugarurwa byarangiye biba byarangiye aha hantu rero abantu basobanukirwe
Pi Network iri kugerageza guteza imbere Web3. Why? Kubera iki? Nicyo kintu abantu bagomba kumva. Impamvu Pi Network services zose ishaka gukora igomba kuzikora muri Web3 ni uburyo bwo bakunzi b'Ihumure TV muraho meze neza igitondo kiza ayo masaha y'igitondo hanyuma bari ku masaha y'amanywa igicamutsi kiza ayo masaha y'umugoroba mugira umugoroba mwiza nk'ibisanzwe Ndikuzo Emi tubana ku Ihumure TV aho tugaruka mu biganiro bigaruka ku bukungu cyane ndetse n'iyobokamana. Aha rero ndagushimira wowe wakoze subscribe ku Ihumure TV warakoze cyane naho utarayikora uyikore tubane muri biganiro byacu bya buri munsi. Ndabizi ko tutazakubera ibigwari tutazaguhombera tutazaguha ibidakenewe tuzaguha ibikenewe kandi tuzabiguhera igihe kubera ko niko kazi twahisemo. Nzi neza ko tubikora neza. Hanyuma rero niba ubonye hari ikiganiro bakunze ku Ihumure TV ukore subscribe gisangiza abandi ariko hanyuma kandi uze gukora like kuri icyo kiganiro. Tugira services zitandukanye nyuma y'itangazamakuru cyangwa se nyuma y'ibiganiro dukora aho tukunda kugaruka cyane ku bikoresho byo mu rugo amafirigo, amateleviziyo, microonde, water dispenser ndetse cuisinieri kuka na blender n'ibindi bigiye bitandukanye birumvikana. Niba ugize ikibazo muri ibikoresho byo mu rugo uduhamagare kuri 0788505044 tuze tugukorere ibikoresho byawe. No mu maofisi dukora mudasobwa, photocopiers, scanner n'ibindi twesitara kamera z'umutekano hanyuma uduhamagare. Sibyo gusa rero uramutse ubonye amashusho yacu asa neza cyangwa se video yacu isa neza ushobora kuduha akazi ko gufata video n'amashusho cyangwa se amafoto hanyuma tukabigukorera ubundi ugasigara uvuga uti ku Ihumure bampaye service nziza. Hanyuma rero sibyo gusa ahubwo tugira nibature mu gitondo saa 11 tuzindutse usengane natwe nibature. Ndabashimira buri munsi rero ariko noneho tugiye kubana mu kiganiro cy'umunsi unyemerere utumire nundi aho waba uherereye hose tubane muri iki kiganiro. Ni karibu nicariye amazi menshi so meze neza hano hajyangura inka unywa amazi nk'inka arantutse zampaye ari undi technology yo kunywa amazi ari ngo amazi ariko nibyo ngo umubiri wacu ngo kimwe cya gatatu cy'ubuzima bwacu ngo na amazi nibyo batubwiye ariko nibyo batubwiye nyogokuru afite imyaka 40 wundi twashyinguye afite imyaka 40 ari muri 90 nibwo yagize gutya tumujyana kwa muganga ati mukecuru ugomba kunywa amazi aramureba tese muganga ndanywa amazi mari imyaka ingahe nicyo cyari cyati ngira ninywa amazi uri kumbwira ndamara imyaka ingahe uri kubyumva ko none izuba narirengeje umukecuru arataha bamutegetse amazi yayanywa karuka ubuzima bwe yataranywa amazi ariko yayanywa karuka amazi yanywa karuka arasezera avuga ati none mfite 90 mu ndeke mpe ariko yamaze indi myaka 13 nyuma y'icyo ngo ngiye navutse ari umukecuru navutse nasanze n'ubundi ari umukecuru yari yaravutse muri 24 hafi ubwo oya 23 yaravutse muri 23 so ngiye nagiye kuvuka nasanze ari umukecuru n'ubundi noneho nkajya ku ishuri ati nubwo ugiye ntuzansanga primaire ndayirangiye ngiye secondaire ampe 2007 ati nubwo ugiye mwana wanjye ndagusezeye ntuzansanga secondaire ndayirangiye ngiye kaminuza taha noneho we nuhembwa nkaryaho bazangaye none reba girira ubu none nawe ndabona unywa amazi ndi kukubaza nturi kunywa amazi ngo hiyongereho imyaka ingahe none nagiye okay bakunzi b'Ihumure mwaramutse gitondo cyiza turi ku itariki ntazi 10 hari z'ukwa 10 ko mbicuritse ko ndi kurangiza umwaka itariki harya ni 10 z'ukwa 11 z'ukwa 10 ngira ngo cyangwa 12 sinibuka imwe muri izo. Niba rero ufite igikoresho cyo mu rugo gishobora kuba firigo, gishobora kuba cuisinieri, gishobora kuba kimwe mixer abayita ngo blender, gishobora kuba ikintu cyose cya electronique gikoreshwa mu rugo, ushobora guhamagara kuza kaza
akagikanika kankoresha uryo jambo ariko nanone niba ushaka no kukigurisha umunyarwanda yavuze ngo ikintu ufite itungo rikakugoboka nanone ukaba uvuga uti iki gikoresho reka mbe ngitanze nikenure nimbona amafaranga nzongera mpamagare kuza kinsubize yaba gifashe nyine wagaruka kugifata akaguca akanyungu gato urumva amafaranga ntiyaba yabitse gutyo gusa ubwo rero ni kuri ya nimero ibiri kuri profile 0788 hariya nyivuge 60 50 44 hanyuma niba ufite company restaurant iki ibikoresho byawe si ngombwa ngo uzahamagare kuza ari uko byapfuye waza guhamagara maintenance abari consultation sa amafaranga menshi make cyane nibitandukanye no kugirwa muhamagara ibikoresho byapfuye cyangwa ukazamuhamagara igikoni cyawe cyahiye nako si uzahamagara ariko mu rwego rwo kwirinda yuko bije y'igihugu ihagendereje kukuzimiriza buriya n'amafaranga menshi cyane nyamuneka hari ibintu dukwiriye kugerageza kugira ngo tugabanye bije hakiri kare ko buriya iyo imodoka zihagurutse zikaza kukuzimiriza kandi unabizi neza ko utari n'umusoreshwa mwiza bije y'igihugu yijegaje mvuze bije ndibuka uvuze umusoro ndibuka bro ejo nari bukavu my friend warambwiye ngo rega nkubwire rero saza ari igihe ugera ahantu ukavuga se ndi kwisi noneho nta nubwo kuvuga ngo wenda ndi Rwanda ndo mu myaka 200 ishize kuko niba hari ikintu nabo icyambere hari abashoboye ko badasora haraho ni basora birumvikana icya kabiri bro nta modoka ifite plaque nta modoka nzimihari ikugonga yigendera ico uri kubaza bro hariya batetse ku muhanda bari gukora amamesa aho ari gutumuka ibisazi iruhande hari umwanda babatetse babakata ingurube ureba bashyira harabotsa umuntu arisha kawunga ingurube bro u Rwanda ni igihugu naraho nzajye ngizigumira igihugu n'u Rwanda ngo perezida ni Paul Kagame ishyaka ni FPR ariko ikipe ngo ni Rey barangica none agaruze kavuye ikipe ni Rey byo rwose uzi ibintu byarabimbayeho buryo ejo naragukwepye ngo ndavuga ni rero buriya sinjya ndeba ibintu by'imipira asundi wafashwe n'iki ariko ndatekereza ndavuga ntubwo bigeze kuri equipe nationale reka ngeyo mbega ngo ndagira ibyago mbega sinzange ngo gukudakunda siporo dukwiriye siporo dukwiriye gushaka abantu dutwerera iriya nsinzwe nkuko cya gihugu gikorora kikavuga kiti u Rwanda rwabigizemo uruhare ariko nabonye ejo baganira hari ukuntu baganira iki ukuntu baganira biriya bintu wumvishije bifataho akazoza umuntu aragiye ariko reka mbabwire buriya abanyarwandakazi namwe bakongomani inshuti z'u Rwanda namwe bakongomani inshuti z'u Rwanda none hari umwanditsi umwe muri baravuze ngo narinze ibyo ngo narwanye intambara zo kwizera ngo narinze urabibuka iryo jambo ibyo kwizera nabonye hari ikintu kimwe nigiye kuri his excellence ikintu namwigiyeho ni ikintu bita kurwana intambara nziza ahaguruka agafata ijambo muri global 2025 ntiyigeze na rimwe akomoza kw'ibi bintu byirwa bivugwa muri ntago he was not concerned ijambo rya his excellence Paul ntiyigeze abijyamo ngo avuge ngo igihugu ngo gifite gutya ngo kimeze ariko YouTube barayifunga reka nkuyore ngo igihugu kimeze gutya ngo by'umutekano ntiyigeze afata umwanya he was focusing on a general problem yarebaga ku kibazo rusange ahangayikishijwe n'ukuntu yakora kontra za nyazo abyumvishe zihesha igihugu agaciro na investment mu gihugu wabonye yuko yasinye kontra yo gukora inkingo muri Afrika na European Union barabonye yego wabonye kontra yisinye basinye bigo bikomeye birasinya ubu rwose igihugu cy'u Rwanda kigiye kuba the best supplier w'inkingo ntabwo ari supplier
inganda create zikora inkingo okay zishobora kutarikora ariko ndazikamatipulia inkingo sibyo abonye ko ni nyuma y'igihe y'ibibazo twagize muri Afrika aho abantu birwaga bajya gusabiriza inkingo ngira ngo muri Afrika igihugu cyabonye inkingo n'u Rwanda uriko byumva aho abantu birwaga bajya gusabiriza inkingo tudafite n'agatsinda gashobora no kwiga kwizo nkingo baduhaye babandi dufite ngo bari Butare ngo nari muri Ntuza batashye abaganga batashye mbere y'abacuruzi uriko byumva abaganga batashye mbere y'abacuruzi kera nshaka kuvuga nuko nize namwigiye ikintu bita kurwana intambara nziza mu gihe opposite mugenzi we ku nshuti zacu n'abaturanyi yahagurutse ahubwo ahagurutswa no kuvuga umuntu no gushaka kwigira mwiza niko nabivuga sibyo no gushaka nyine kuvuga ku wundi muntu amureba abo yabwiraga bazi ikibazo cya Kongo sibyo bazaho cyatangiriye sicyo kibicajaho sicyo kibicazaho ndetse yamaze no kuvuga ayo magambo barahaguruka bajya gusinyana kontra n'u Rwanda amasezerano yajyanye no mu by'ubuvuzi bayasinyira imbere ye urumva ko naje ngo kwakira ibihano u Rwanda wabyumvije babazungu bamaze kubona ko hari itandukaniro uri kubyumva y'aba bantu bombi hari itandukaniro iyo mitwe yombi y'abo bantu bombi uri kubyumva ku buryo amagambo ye bayafashe nk'aho nta kintu avuze barabizi bagize uruhare runini kandi iyo nama yaberaga mu Bubiligi bagize uruhare runini bikomeye kugira ngo igihugu cya Kongo cyo kimeze uko kimeze sibyo ariko babirengaho wagiye kwaka ibihano ngo reka no kwaka ibihano basinya kontara areba ahicaye akabuno yagateye umusaza akajya asinya kuri board European Union President agasinya aba corporate manini ashinzwe gukora inkingo agasinya undi yicaye aho ngaho yahagurutse agenda avuga ngo mumbwirire Kagame ngo atanga itegeko nabirebye ndavuga ni bro kurwana intambara nziza umusaza yari nzahaguruka na stage yifata ntigeze avuga ku icyo kintu yari afite ikimurangaje imbere na diru yamujyanye kandi agomba kuyifurufirira akomana abanyarwanda bashobora kuba mudatekereza tugomba kurwana intambara nziza muramutse mutekereza neza hano mwahigira ikintu hari jambo president akunda kuvuga ngo ikintu cyonyine wakorera umuntu kwanga ngo nugukora ugakora cyane wa undi ukwanga araho impamvu navuze ngo mushaka ko mudatekereza neza ndakubwira impamvu bro uri uravuga ibyo nanjye navuye hakurya Bukavu bro naragiye ewana uramugine ngiye kumara ndi kujagajaga ndi kugendamo hari byabinjyanye ariko hari ikintu kimwe nabonye itandukaniro cyane icyo bita itandukano my friend so nshatse kuvuga iki cyo uvuga ngo umenya mudatekereza neza aba ndi kubwira ni babandi bari opposition wenda nibo nshatse kuvuga kuko uyu munsi urebye ahantu icyo gihugu uvuga opposition buriya ujye utandukanye ibyo twita opposition no kuvuga ngo mu Rwanda dufite opposition sibyo dufite abantu batavuga rumwe sibyo kutavuga rumwe n'amashyaka ari ku butegetsi exactly abo rero niyo twita opposition exactly yaba CND yaba nangiye kuvuga CNDP yaba Green Party kubyumva abo ni Green Party sibyo abo ni PPC ayo nama cyaka atavuga uri kubyumva rumwe abijya nibyo twita opposition sibyo ibindi wumva byo hanze ibyo ni ugusakuza birabyo n'urusaku niba wumva uri opoza ngwino wandikisha ishyaka ryawe wopoza ariko ntusakuze abantu nibumva baba interested na nk'ubushize ngewe numvaga Green Party mu bintu yari irimo ivuga yiyamamaza harimo ikintu kimwe nashimye rwose kimwe pe cyangwa zo ndavuga nti Green Party yopoje neza rwose narikunze ikintu numva yashingiragaho nuko yavugaga ko azakora iriya minsi 30 y'intuzi yo gufunga bagukatira 30 kamara mu mwaka numva gavuze gato ngo bankomvenga byibura ukavuga uti kweli uyu ni umwopoza
urumva nubwo abantu bamwe wenda batabyumvisha ariko buriya uragenda mbere yo gutora umuyobozi uragenda ukumva imigabo n'imigambi ya buri muyobozi kuko iyo utoye umuyobozi mubi ingaruka zibageraho mwese uzareba bamutoye wa wundi 7-3 reba ibyabaye 9-4 wabyumvise niyo mpamvu buri gihe ngiye gutora umuyobozi ibyo gufana urumva no gukora ikindi kintu cyose ndabireka nkicara nkumva imigabo n'imigambi ya buri muyobozi wongeye gutora byumvikana nkareba ko uwo muyobozi atazambera nka wundi ngo niyongera kumva isasu rimwe ngo rigwa ku butaka ngo azahita ngo Kigali isohose nabyo nkabireba nkareba se uyu muyobozi ari specific mu buye buryo uri kubyumva mu by'ukuri ibyo biguhe umunyarwanda wo kubona ko u Rwanda ibi bintu reka tujye tubivuga neza sibyo niba uri umunyarwanda ukaba ushaka kumenya ngo u Rwanda ni rwiza sibyo fata ibihumbi byawe 20 ibihumbi 100 sibyo uvuga uti ngiye gukora urugendo rwo kumenya igihugu cyanjye ko ari cyiza ambuka grande barriere numara kwandika grande barriere uze wambuke Gatuna numara kwambuka Gatuna ntago bigishoboka ko hano Akanyaru ubisoza sibyo iyo mipaka yose dutura kujya Tanzania nabukavuge uzagaruke ukompare so kuvuga ngo nukuri no buriya reka nkubwire iko ntago ari kuvuga ngo nugukunda ngo umuntu ngo akundi wabo tujye tuvugisha ukuri n'abashinga nayo baba baduteza amatwi barabizi sibyo ngewe nemeza ko uri kubyumva uhaye umutekano mwiza Uganda na ahantu heza ho kuba uyihaye umutekano mwiza yego bro wijya kure naciye gato naciye muri Nyungwe tugiye Bukavu konye ntago nagiye n'indege no mukuza nsaba guca muri Nyungwe bro reka nkubwire nkurikije ibyo rugiye kuvuga by'umutekano bro nabonye aho imodoka ishaka kugira ikibazo muri rya shyamba ringana kuriya amasaha 2 niyo umuntu arigenda arimo sibyo nabonye aho imodoka ishaka kugira ikibazo ku muhanda amatara yaka utangira ishyamba urinda urisoza amatara yaka kamera zikureba aho imodoka ihagarara yagira ikibazo bro ariko nubashye abasirikare papa yake nubashye igisirikare umuntu tubaha igisirikare abantu babimenye ntago igisirikare ari akazi bro ntago ari akazi abantu babimenye ntago akazi ni ibintu ujyamo ugatongana na boss wabona undi uguhemba ukavamo boss arahinduka Kiswahili baravuga ngo kuingia ni rahisi kutoka ni adabu winjira byoroshye ngo kuvamo bika iriya ni service abantu bakora igisirikare ntago bitana ngo ni workmate babyumvishe bitana ngo comrade uyumva ni muri service ngira ngo abasirikare begera Yohana bakamubaza ngo twebwe ngo dukora iki kugira ngo tubone ubwami urabyibuka uko yabashubije yabwiye ngo munyurwe n'ibihembo byanyu impamvu Yohana yababwiye ngo abasirikare banyurwe n'ibihembo byabo nuko yababonanaga inkota na za karate uriko yumva hari za karate hari inkota bashatse buri kwezi bajya batora igihembo bashatse bihemba kandi nta muntu numwe wananirwa nta numwe utabyemera ariko Paulo arabara uzi ko ari cyo kintu umusirikare nta kindi kintu Paulo yigeze Yohana yigeze amubwira kugira ngo akora abone ubwami yaramubwiye ngo bro munezezwe n'ibihembo n'ibihembo byanyu yarabibonye ko ikintu cyonyine kigoye ku musirikare nakaza akora n'igihembo abona kidakwiranye niyo service ye nako kazi yakora arabireba aravuga ati byonyine icyo kintu cyonyine mukora cyabajyana mu ijuru ati rero mwebwe ntabwo yabaye nk'abandi ngo mugire gutya ngo namwe mwabana b'incira mwe byagenze gute yarababwiye ati mwebwe munezezwe n'ibihembo byanyu igisirikare ni service ni service urwo byumva ugikora urwaye ubu wakoze ubukwe mu gitondo ukabona akazi ukagenda umugore utagize ukamusika ukagenda utagize kubw'igihugu nta kazi na kamwe niyo naba nkora muri ministeri yese nakora ubukwe mu gitondo ngo nkure muri office nagize ntago bibaho nateye uri kubyumva ariko igisirikare uburangiza bamutwarira kuri stage n'amasezerano atarangiye bivuze ngo ntago ari akazi service bro ibintu byo kuvuga bivuge ku musirikari ngewe reka mubwire bro nageze muri Nyungwe barambwira ngo sora akaboko ahantu twe duhagaze gatangira gushonga nkareba kubera imbere uri urabona mbona
mbona umutwe w'umusirikare aho hantu ari kureba niba imodoka hari ikibazo igize ite yagize. Nibaza ahantu tuvuye n'ahantu tugeze ndavuga se bibaho ko ushaka kubona umuntu hano nta n'icyapa nabonye kiriho umuntu aragira ati bro igisirikare ntugikinishe. ni service. Abasirikare reka nkubwire impamvu mbivuze ari uko umutekano uvuga uti mu Uganda uramutse ugize umutekano mwiza wahaba ariko bro niba hari ahantu hari umutekano hari security ni hano ni mu Rwanda. Ya mafaranga uvuga wayagendana ukazenguruka igihugu cyose nta no kubwiye ngo ni iki. Wabuze ko twageze ku mupaka bakankuzamo inkweto ariko hano hakuno ndi ari kuzimbaza ariya ni bumva biracyari amatwara y'igisirikare. Ushaka kubona na Rugagi bakavuga ngo imuginga no muri hibu avuga ati ese special force yo kwa gisekedi. So mu by'ukuri igisirikare ni service. Tukivuga rero ibijyanye na politike tuyinyuze no guverinoma ngo irafunze. Wabimenye ko guhari guverinoma ngo imaze iminsi ifunze. Wabonye Bitcoin naho yageze. Bitcoin ni mugoro yageze ku 100 ivuye ku 123. Nayirebye igeze mu guhuguka mu 5,000 yabanze 4. Tuvugisha ukuri yabanze guhubuka 4. Niba hari umutreda muziranye ukaba uwo mutreda wari umuzi ukaba ubizi ko ejo yari arimo gutrading umuhamagare umubaza uti bro waruri ni sere nakubwira ngo yarari ni sere ubwo muhurire kuri Kia umuhifashe guhitamo akantu ke bikubiyuba kuko habanetse opportunity ikomeye ku mutreda umuntu w'umutreda wese waruri mu isoko class yakize. Unfortunately ngena nigire mu mupira natashye nsize ariko nabibonye ndavuga nti kwera people have collected money. Ibi rero nta kintu kiri kubitera ntago ari kuvuga ngo ni crypto industry. Nabonye n'abantu bapaye babyutse abanyarwanda none se wipaye none ngo yageze kuri 0.16 bimeze gute mbere yuko pay is not good. Pay ntago ari imana uri kubyumva ntago ari imana niko mbivuze. Abantu babona pay iri kumanuka bagatangira kuvuga ngo byagenze gute ngo ko pay none ngo yamanutse ariko wabimenye ntago pay ari imana kuko imana ni idahungabanywa n'ihungabana ry'ubukungu. Uri kubyumva abantu bumva iki kintu bamenye ngo ihungabana ry'ubukungu uko ryamera kose na pay riyikoraho. Uri kubyumva niba turi kuvuga ngo ubundi situation ukuntu imeze guverinoma ya Amerika irafunze ibyo twese turabizi irafunze. Ikintu gitumye ifunze kugira ngo abantu bamenye n'impamvu nuko bill ibyo bita ngo ni government bill amafaranga leta yagombaga gukoresha yageze muri Sena abastaka abademokrate banga kwa approvinga government expenditure kugira ngo igende president isinyeho. Uri kubyumva nuvuga ngo ni ibya bindi mu Rwanda nabo barabikora bita ngo ni budget sibyo bakavuga ngo uyu mwaka budget ngo y'igihugu izakoresha miliyari n'izi. Iyo budget rero yageze ku basena abademokrate barayibana. Uri kubyumva bamaze kuyibana ukuvuga ngo Sena inanirwa kumvikana kugira ngo isinye iyo bill iyemeze guverinoma ibona amafaranga yo gutangira gukoresha umwaka utaha. Uri kubyumva ibi rero biteza ikibazo uko kumvikana guteza ikibazo bidindiza abakozi ba leta mu guhembwa amasheke ntiyasohoka. Uri kubyumva kuko iyo byagenze gutyo Sena yananiwe kwa approvinga ama bill hasigara hahembwa gusa abasirikare bakora ibintu by'umutekano. Uri kubyumva ariko abandi bose bategereza na president ategereza ko bill izasohoka kugira ngo ahembe. Bill yabase ikanyura muri Sena na president akabona kuyisi. Rero uretse ibitaro bya leta ibitaro nyine abaganga n'abasirikare nibo abantu bakora. Uri kubyumva muri iyi situation imeze gutya iyo tugira icyo babona ariko generally ibindi services zose zirafunze abakozi ngo bari gukora iminsi ibiri kuko n'ubundi urumva niba abakozi niba bill taraba approved kugira abakozi babona amacheke ubwo bivuze ngo hari ikibazo tumeze nkaho turi muri covid nkaho bari muri lockdown. Impamvu tuvuga lockdown ni ukuvuga ngo umukozi ukorera leta abona amafaranga ya leta akabona kwishyura ubukode bwaha nicyo kintu bivuze sibyo. So rero iki ni ikintu kimaze iminsi kandi iyi bill yarananiranye kandi Trump afunze umutwe ntibashaka no kuyisubiramo kandi abademokrate bari seriye ntabwo iriya bill ishobora kujya kwa president anyuze muri Sena. Sena niwe irayaprovinga president n'ubundi aba yayi president niwe babagizemo uruhare hanini
rwo kuyikoresha iyo bill yashyizemo ama government expenditure, ariko hari ibyo batari kumvikanaho muri Sena ku buryo bashobora gusenyaho amafaranga gusinya. Harimo na ya yandi yo gufasha cya gihugu musengera, cya gihugu abanyafrika basengera, mu by'abasena bari kwanga nayo mafaranga nayo arimo bajyamo bakagira ngo bagiye mu ijuru, nayo mafaranga nayo arimo. Bityo rero guverinoma irafunze. Icyabaye ni iki rero? Kuko guverinoma ifunze, icyabaye ni iki? Byasabye abantu ko bagurisha ama assets yabo kugira ngo babone uko babasha kwishyura amacheki bafite, bishyura ubukode, amashuri, sibyo n'ibindi bintu bagomba kwishyura kuko kwezi. Abantu bafite bitcoin cyane cyane nko mu byo bita bitcoin ETFs, twarabisobanuye, bagurishije imigabane yabo ku ma bitcoin ETF nko kuri zimwe na zimwe, bazigurishije kugira ngo babashe kubona amafaranga yo kudekuvura amadepanse, bishyura ba nyirinzu, bishyura imodoka, gazi, reparation n'ibindi, kubera yuko bill yabaye stuck, sibyo? So rero habonetse ingufu zo kugurisha mu isoko ziteye ubwoba, kubera yuko na guverinoma ubwayo abantu benshi, ibigo byinshi byakoze biba bifite amakontra ya leta, ntabwo bishobora kubona amafaranga, kandi bifite abakozi bikoresha biri prive byakuraga amafaranga kuri leta bitewe na service bihereza leta. Abo bakozi bakeneye guhembwa. Rero habonetse a selling pressure, habonetse kugurisha gukomeye. Niba babitse Pi bagurishije, babitse Doge bagurishije, babitse Bitcoin bagurishije, nta nubwo ari nabyo gusa, habonetse no guhungabana kw'idolari, kuko niba guverinoma imaze iminsi ifunze, uri kubyumva, isoko ryose nujya kure urasanga riri in sell. In sell no kuvuga ngo ryamanutse. Niba Bitcoin yabaje kuva 20,000 by'idolari, uri kubyumva, ifaranga nka Ethereum rikaba ryavuyeho hafi 600, ni menshi kuri Ethereum. Solana yagarutse ku 143, uri kubyumva, urumva ko habaye ikintu gikomeye leta y'Amerika. Nihanganisha abanyamerika, sinzi igihe ngo biramara igihe kingana iki, ariko iyo byose baraza kubirebaho kugira ngo barebe uko Sena biracyari mu nyigo, barebe se president agomba gusubiramo nyuma, bakareba duhindura ibi kugira ngo bill ibashe gupasinga muri Sena, kuko hari ibyo bamurega, amadepanse harimo n'ayandi nyine yo gufasha cya gihugu abanyafrika basengera bazataha, kubyumva na abanyafrika ngo bazakijya na abanyafrika kubyumva bacu badatuje ngo bari kugisengera. Ibyo bintu byose agomba gusubira mu iyo budget akazo paka bayemeye bakayipasinga, kandi abasena bari babizi neza ko bazakonfrontinga Donald Trump muri ibyo bintu, ko Donald Trump arafite ibintu byinshi nubwo afite byiza yakoze, uri kubyumva, ariko ntibivuze ko adafite nawe none ibintu ABCD nawe ari gukora ukabona ko ari exaggerance, sibyo? So rero nicyo cyabaye nijoro. Maze iminsi 2 mbyitegura, ukuvuga ngo kuva byatangira kubona niteguye ko icyo kintu kiba, sinigeze na rimwe ntinyuka kuvuga ngo ndakora icyo bita buy, ndagura mu isoko. Nari mbizi ko icyo buriya ikintu kigoye cyane mu industry ya trading ni ikintu bita amakuru. Amakuru agira ingaruka zikomeye ku isoko. Niba wibuka tuvuga ngo Donald Trump arimo aharasa ngo bita Federal Reserve, ni power shell nge ndumva ariko yita, amusaba kwegura, wayiyoboye Feds, amusaba kwegura, urabyuka ku isoko nabwo ryashekinze, Bitcoin yongerwa ku 125 guruka ku 110, uri kubyumva. Ubu ngubu iyo situation yo kuvuga ngo government, ariko ubwo ndi kuvuga kuri crypto, mugende murebe imigabane bimeze gute, za Tesla, za X-Space, za Facebook, za murebe kuri Yahoo Finance, uraza gusanga nabyo byaguye, kuko abantu bafashe umwanzuro wo kugurisha imigabane bari bafite kugira ngo babashe kudekuvura amadepanse bari bafite. Kweki the government bill ntabwo igeze inyura muri Sena, bityo byagize stack. Rero icyo nshaka kuvuga, abantu badukurikiye usanga hari ni bose bambaza ibya Pi byagenze gute, ndagiye mbabwiye ngo Pi is not good, ndi kubyumva. Niba habayeho financial shaking ntabwo Pi izasigara, uri kubyumva. Kandi ikindi, niba bavuze ngo reka tubare babandi bavuga ngo Pi ngo izasohokera kuri ngo ifite igiciro kidahinduka, ntabwo bishoboka ko habaho ifaranga ridafite igiciro kidahinduka. Ni dolari rirahinduka, warubizi, agaciro kaje karazamuka kakamanuka, ubwo yumva. N'ifaranga ry'u Rwanda rirahinduka, gusa rihinduka mu buryo udashobora kubona ubona ufite 500 ukabona uracyafite 500, ariko valeri y'ibintu iryo dolari ryagombaga kugura irahinduka. There is no stable coin.
impamvu babyita stable coin nuko ahanini uba usanga change yayo itarenga 0.5 bakajyana ntihinduka kandi ariko ntago bivuze ko irahinduka sivyo nta currency ishobora kubaho nta digital currency yabaho idafite guhinduka gusa volatility yayo ibihinduka bitarengeje 0.5 changing per 24 hours ariko ntago bivuze ko valeur idataka uriko byumva uko kuva mu kwezi kwa gatanu idolari rimaze gutakaza hafi 10% ya valeur nuvuga ngo niba ufite amadolari 1000 ubu ngubu ibintu idolari 1000 byagombaga kugura uri kubyumva ubu ngubu wabigura urakuraho 10% 10% y'amadolari 1000 ni ijana nukuvuga ngo ubwo ibintu idolari 1000 byaguraga ubu ngubu byasaba ko wongeraho 1,100 kugira ngo kigure nicyo niyo meaning nibi laptop yaguraga 1,100 mbere yo mu kwa gatanu 1,000 ubu ngubu kugira ngo igure birasaba kwigura 1,100 nibyo tuvuga itakaza agaciro k'idolari mbivuze gutyo ushobora kumva ngo ryongera agaciro ariko normal byatakaje agaciro valeur niyo yatakaje so ibintu abantu babyumve ubukungu uko bwaba bumeze kose buhindurwa iyo ubukungu habayemo ikibazo cyangwa se hakabamo positive change ubukungu burahinduka sibyo yaba bitcoins yaba n'iryo dolari tuvuga ngo riri stable yaba amafaranga yacu ku isi sibyo kuko nk'ubu ntago nimuza kujya kuraka ku mato y'ibihugu bya Afrika muraza gusanga habayemo ihindagurika kuko nyine ibihugu byinshi bya Afrika no nabyo nibyo muri Aziya byakira inkunga za leta zunze ubumwe za Amerika sibyo niba rero birida itapasinze ibyo bihugu ntibiri bubona amafaranga ya nkunga ntiribu yangaye ntago ari yo yonyine Bitcoin the big boss in the game yamanutse yavuye 2020 Ethereum the second big boss yamanutse yavuye hafi 700 Solana the medium boss yavuye hafi 80 so what about Pi iraza kumanuka sibyo mu byukuri ariko ndashaka abantu batandukanye Pi n'izindi coin mu buryo bw'imikorere ndashaka kubivugamo uburyo impamvu ya mbere Pi ntabwo ihari nko kubona Bitcoin ngo yamanutse yazamutse ngo turagura gusa ahubwo hari ubundi buryo Pi yagiye yubaka butandukanye nuko wenda wavuga ngo Pi nyitegejemo amafaranga gusa niba dufite Pi domain wakaba ubona ubunini bwa Pi kuruta kubona Pi nka coin ngiye nibyo nshaka ko ugarukaho kugira ngo abantu babone ubusobanuro bwa Pi kurenga izindi coin zose mu byukuri ibyo core team ikora ntago ibikora kuko yashyizeho igiciro ngo kiri fixe cya Pi ntago byakunda icyo core team ikora igerageza emphasizinga kuri service nyinshi kugira ngo izamure demand ya Pi network donc ibe twese tube colonize yo gukoresha Pi network tugira ideology iyo Pi network ikintu tucyumvikana sibyo nta rindi faranga ku VCRM sibyo byari ryabaho ngo ribe stable nta ribaho uri kubyumva kuko ifaranga iteka rigomba kuba riri backed yes economy rigomba kuba backed by economy sibyo ari ibyo ngibyo niba ifaranga umuntu yarikora rikagira igiciro cyiza ibihugu bifite amafaranga ari hasi igeze harindimuka aho amayeri 150 baguye 900 nka cya gihugu duturanye yego uri kubyumva cyagakwiriye kuba cyakoze iyo policy kigakora ifaranga ridahinduka yego yes abantu babyumva so ariko muri ibi bintu bya cryptocurrency igiciro giterwa na demand reka wenda mbaho urugero kugira ngo abantu bumve ikintu bita demand and supply n'ukuntu ariyo yo operatinga iyi industry yes tubare Ikuzo ari kugurisha muri Gaza ijerekani imwe y'amazi no rugero niba afite ijerekani imwe y'amazi kandi ari kuyigurisha nta yandi mazi ahari muri Gaza ushobora gusanga igikombe ari kukigurisha miliyoni y'idolari reka two gukabye ubu uri kukigurisha 1,000 cy'amanyarwanda yego wabyumvishe yego mu gihe Ikuzo ari kugurisha icyo gikombe 1,000 ari kukigurisha 1,000 kuko amazi ni make kurusha
abayakeneye abayakeneye ni benshi kurusha amazi ahari yego ibyo nibyo niyo mpamvu dufata mu materme economique bakavuga ngo high low supply iyo tuvuze ngo low supply y'amazi make urumva iyo ufite low supply ukagira high demand bingana n'igiciro kiri hejuru uvuga ngo low supply high demand price goes high igiciro kirazamuka urumva yes noneho rero mu gihe ikuza ari kugurisha ya jerekani y'amazi imodoka igikamyo kikaza kizanye amacupa y'ubuntu wabyumvise yego amacupa y'ubuntu yuzuye amazi kigatangira kuyatanga ikuzo yari amazi akiyara agisigaranyemo amazi ikuzo yari afite ntashobora kuguma ku gihumbi ahita agabanuka igiciro kuko nta n'umuntu uza kumubwira ngo gabanya ayo mazi ni nk'itegeko leta ryikora ayo mazi agomba kugabanyuka ugashyira ku giciro cy'amazi rero kuko amazi yarangije kuboneka ubwo bivuze ngo high supply y'amazi yabaye menshi low demand birangana nuko price will go low abantu bumve iri tegeko ryo operatinga ibi bintu sibyo ku makarensi asanzwe bakoresha icyo bita import and export tuzabivuga wenda tujya ku mafaranga asanzwe uko ifaranga ry'igihugu rigira agaciro biterwa wenda n'ibyinjira n'ibisohoka sibyo ariko kuri izi crypto zikoresha icyo bita demand and supply sibyo kwa ayo macoin bikoresha icyo bita demand and supply bivuze iki impamvu bitcoin ari big boss nuko ifite demand nini ntabwo ari ifite ingorofani yisunika ngo manuka ngo zamuka ubushake bwanjye bwo kugura bitcoin ubushake bw'abantu bakuriteza amatwi humure bwo kugura coin nibwo buzamura demand ya bitcoin icyo kintu tucyumvikane sibyo so Pi Network yubaka inabyo jana twavugaga iri kugerageza kubaka service nyinshi muri Pi Network harimo amadaps harimo exchange harimo swap harimo DeFi kugira ngo izamure demand y'abantu bakoresha Pi Network abantu babyumve neza hari igihe dusobanura ibintu umuntu akavuga ngo iyo ni imyumvire ngo yo muri web 2 na web 3 ndaza no kuyibasubiriramo web 2 na web 3 abantu babimenye neza sibyo ariko icyo nshaka kuvuga nuko yaba muri web 2 yaba muri web 3 ikintu cyonyine cyo operating industry ni demand and supply dukoze coin abanyarwanda tukayamamaza kuko twamamaza Visit Rwanda n'urugero sibyo tukagira demand nini y'abantu bemera kugura iyo coin no kuinvestingamo bayikeneye kuyikoresha mu bicuruzwa n'ibindi yatumbagira igiciro ariko tubuza abantu kandi twarayironshinze igiciro cyayo cyamanuka icyo twakora ni iki nugukomeza kwamamaza kuri ku makipe sibyo gushaka strategy zose kwinstara muri payment gushyiraho uburyo cy'abakerarugendo niba bazajya bishyura muri iyo coin ku buryo iyo coin ihora na demand abantu bayikeneye impamvu ifaranga ry'u Rwanda rifite agaciro nuko abanyarwanda twese turifata n'ibyo tugura ibicuruzwa byayo dufa niyo mpamvu ubona banki itubuza by'umwihariko kugura ibintu dukoresheje amafaranga yo hanze no kuba inzu za hano nyinshi tuzishyura mu madolari kandi dukeneye ko baza muri Visit Rwanda bavunja bakatwishyura mu manyarwanda ibyo bintu bimaze iki bivuze iki bivuze ngo niba abo bantu baje bari kuvunja bakishyura mu manyarwanda birongera ku isoko mpuzamahanga demand y'ifaranga nyarwanda rirabura abantu bashaka ni benshi kurusha uko rigura niba demand nizamuka ifaranga ry'u Rwanda rirazamuka ibyo bintu tubyumvikane ku kino kintu tukibane tucyumve neza sibyo ariko noneho niba amazu yose uzarebe nta kindi kintu kishe amafaranga y'ibihugu nka Kongo Burundi uretse ko Uganda nabonye babisubiyemo buri Uganda ifaranga ryabo rimaze igihe kinini rigura bira 3,700 idolari 3,739 ari amafaranga ubona hashize imyaka myinshi ifaranga rya Uganda ngewe ubwanjye natangiye kumenya ko iriya to kiriya gico nakimenye ndi muri secondaire mu wa kabiri muri secondaire mu wa kabiri nari mfite imyaka nukuvuga ngo cya giciro kibona cy'idolari cya Uganda kimaze ngewe imyaka ngiye kuvuga iyonze gishobora kuba kimaze hafi imyaka 20 uri kubyumva
hafi imyaka 19-20 kiri kuri cya giciro 300 amadolari 1,370 byibura yuri Uganda biragorana guca iryeri dolari sinkubeze biragorana pe ubyumva biragorana abanya-Uganda bazi dolari ni bake ugiye mu ntara ushobora guta dolari 100 abanya-Uganda bakaricaho bamenye ibyo ari byo ariko mbere cyagiye Diamina atarirukana abazungu idolari niryo ryadominating gabura niryo ryatumye ifaranga rya Uganda ritagaciro bigeze hari mu gihugu duturanye hano ibintu byose babigura mu idolari ibyo narindi yambwira ngo ni mwishe demande y'idolari kazamuka demande y'ifaranga ryabo igataka nko muri South Sudan uri kubyumva ifaranga ryo ryataye agaciro ku rwego rusigara riri kuri level imwe n'amarundi uri kubyumva iyo urebye ikintu kibitera nta muntu turage waho ushobora kwishyura ubukode mu mafaranga yaho ngo ayakunde avuga ati ngewe ubukode uzabuma mu idolari wabyumvishe iyo ni demand ngo rero niba Pi Network ibintu byose iri gukora ntabwo ibikora ngo izashyireho igiciro ahubwo yibikora ngo bibe byinshi uri kubyumva tugire demand nibiba byiza demand izazamuke ku buryo igiciro cyanarenga GCV ako kandi ko bashaka kugutukiraho rero ngo watesheje agaciro GCV ahubwo ikibazo ni ikimyumvire uri kubyumva birashoboka ko demand ya Pi ishobora kuzamuka n'igiciro kikazaruta GCV uri kubyumva birashoboka icyambere ni strategy izamura demand sibyo icyambere si itangazo ritangaza GCV sibyo uri kubyumva ahubwo icyambere ngewe nanemerera kandi supporting Pi core team nuko igerageza gukora ibintu bituma umunyarwanda hazaba yicaye cyangwa se umuntu wese ku isi hazaba yicaye azabavuga ati ngewe ndaprefera yuko amafaranga yanjye ntunze yose mbanyabitse muri Pi uri kubyumva niba leta y'Amerika ishobora kuvuga uti ariko murabizi musohore trillion 10 mubike bitcoin iyo niyo demand kubyumva kugira ngo bikunde nuko leta ama institution tugira icyo bita Pi ETF iyo tuvuze ngo Pi ETF icyo bisobanura nta Pi ETF iraba ariko niba bitcoin ifite icyo bita bitcoin ETF uri kubyumva nka BlackRock ni company bita BlackRock ikikora no kubika gusa bitcoin umugabane wayo uri kuri ku madolari 68 amafaranga yose uguze barayafata bakayagura bitcoin bakaba ikigega cya mbere kibitse bitcoin ku isi iyo niyo bita bitcoin ETF uri kubyumva ariko ntituragira Pi ETF ntabwo turagira company yiyemeje kubika Pi noneho ngo dusigaye tureba ku mugabane shingiro wayo uri kumva ikintu bita demand iri muri core team ndi kugerageza kugira ngo nsobanure icyo bita demand core team iri kugerageza gukora tout moyen possible yo kuba buri muturage wese kugira ngo umuntu wese agire mu mutwe we Pi kugira ngo umuntu wese yumve ko ari safe akoresheje mu kugura no kugurisha yishyuye muri Pi iri gukora tout moyen possible kugira ngo amareta yose yumve ko ari coin iri regularized ukumva yabasha gukora kandi ntibahombe iri kugerageza gukora sensibilisation zose zikora izo zose ntabwo izikora ngo ishyireho GCV izikora kugira ngo izamure agaciro ka Pi Network izamure demand Pi Network ntabwo ikorera GCV ahubwo iri gukora kugira ngo niba bishoboka izarenze kuri amafaranga GCV for the long term project ukubyumva nge rero niyo mpamvu iyo ndi kubivuga ndavuga ngo ntabwo ndi stuck kuri GCV sibyo there is a possibility ko umuntu uzanyumva wenda muri 2050 sinyeka ibyo byose ntabwo nzaba nyirirwa nsakuza sibyo umuntu uzanyumva azavuga ati uyu muntu yabwiwe n'iki ko Pi izarenza iki giciro uri kubyumva ako this is iyo ndi kubisobanura ntabwo bivuze ngo mba ndi kugerageza kwigira mu buryo buri close cyangwa local sibyo kugira ngo nsobanure ibi bintu uri kubyumva iyo aba Pi ishobora gushyiraho igiciro itagendeye kuri demand iba yaragishyizeho na mbere yuko mu mining this is true sibyo iba yaragishyizeho mbere yuko ibanza kuzuza community ya miliyoni 100 bivuze ngo ikeneye miliyoni 100 ariyo demand uri kubyumva demand ni wowe right
Yes. So bivuze ngo niba miliyoni 100 bivuze ngo ikeneye gukuba demand hafi inshuro 5 sibyo kugira ngo byibura Pi bashe guhagara ku mafaranga twumva dushaka sibyo niba turi 7 billion byibura Pi ikeneye igire demand ya 1 billion ku isi abantu miliyari imwe ku isi babe bose bafite icyizere cy'uko bashobora gukoresha Pi icyo bari gukora rero izo dApps izo exchange izo swap izi defi ibiki services zose bongiramo ntago zigamije ntago target ari ukugahanga amaso GCV target ni ukuzamura demand ya Pi bishobora no kuzamura n'igiciro cyayo kikaba cyarutana n'icyo giciro muvuga cya GCV abantu babyumve muri context yo kuvuga ngo no demand no higher price uri kubyumva ko team kwandika itangazo ni ibintu byoroha uri kubyumva gupublishing itangazo muri dashboard ntago nkeka ko umuprograma yamara iminota 5 ari kubikora ariko kuki batatangaje GCV ya GCV bavuga nuko hakenerwa demand sibyo hakenewe impamvu consensus yerekana ko iyo GCV sibyo umva bavuga ngo no gushyigikira GCV ubundi niki no kuzamura demand ya Pi network until kugeza igihe izagerera kuri iyo GCV bavuga sibyo ntago ari itangazo narabivuze bujije narabivuze ndavuga nti hari impamvu nini abantu bavuga ngo muri Aziya Pi network ifite impamvu nini yibanze muri Aziya icyambere cyatumye Pi network yibanda gukora imirimo yayo no kwisensibiliza muri Aziya uri kubyumva kimwe cya kabiri cy'abantu batuye isi bose batuye muri Aziya ariko nibyo uri kubyumva hari demand nini ikomeye uje nakubwiye ngo umunyanigeriya arambwiye ngo mu Rwanda ngo mukwiriye kubyara niba se kubera ngo ibintu ngo abarirwa babashyiramo ngo mureke kubyara ngo ibisibye nabaza why arambwira ngo ntibishoboka uri kubyumva ngo niyo washinga restaurant mu mujyi ngo bakazana abakire bose ku itegeko ngo bajye barya muri restaurant yawe i Kigali population ituye i Kigali miliyoni 1 n'ibindi ni bake niyo barya muri restaurant yawe yose i Kigali ni waba umukire wa mbere ariko se nawe ivuge bro ana barasohotse igihugu urabizi uri kubyumva ibanza wumva na Nyabugogo niho dutegeza ko dufite abantu benshi Nyabugogo honyine karaga cyukonyine ariko reka ni umumotari ubona uri urabona nta muturage ubona nkabona abonye ejo bundi hariya udashobora kurenza amaso ngurebe hirya cyangwa urebe hakurya kubera ingano y'abantu ni buriya rero nicyo yararimo kunyumvisha ati biragoye kushobora kuba umukire wo mu Rwanda ngo umukire uhatana ku rwego rwiza bisaba kugira ngo ukorere mu bihugu duturanye ambwa umuntu ufite restaurant ragose umujyi utuye na miliyoni 100 niyo wateka capati urakira uwo mukire ragose uteke capati aje hano mu Rwanda yagura inzu yagira gute kubera yuko afite abakiriya mu mujyi bangana gutyo uri kumva icyo kintu bivuze ngo demand ni ingenzi mu bintu byose wakora uri kubyumva ntago ari uko kwandika itangazo muri dashboard byananiranye uri kubyumva ahubwo twebwe abantu turi muri Pi tugomba kwemera iki kintu gushyigikira GCV si ugusakuza sibyo gushyigikira GCV ni ugukangurira umuntu wese ibyiza bya Pi network no kuyikoresha sibyo abantu bamenye njya mbona gushyigikira GCV abantu bakavuga ngo GCV hejuru ngo GCV hariho n'abayivuga batanazi GCV what is GCV sibyo GCV is a proposed price not a fixed price iyo uvuze ngo proposed in target zose ziri gukorwa na Pi network no kugira ngo bagere ku iyo proposed price ntago rero igiciro bazabyuka ngo bagisange uri kubyumva ahubwo demand igomba kuzamuka paka tugeze kuri GCV tugakira indi proposed price after GCV. This is what we have to believe ibi nibyo tugomba kwemera sibyo nuko gusa turabivuga ariko ugasanga abantu ntibari kubyumva sibyo byafashe imyaka myinshi ikomeye amacoin menshi akomeye sibyo kugira ngo abashe kugerwa ngo bureka nkubwiye Pi network kuvitangije icyo bita tokenization biriya bintu byo gucreatingira framework yo gucreating ama token zitandukanye n'amacoin okay tubara ibyo bita meme coins zira coins zakozwe zigendeye ku nyamaswa
token zenda kumera nka meme coins. Abantu babimenye nago Pi Network itangije ibyo bita gukora ama crypto coins. Ahubwo itangije ibyo bita gukora meme tokens. Ugiye kuri icyo bita Sui coin. Sui coin ngira ngo urayizi ubiri ku $3. Ifite platform yitwa Sui coin, ushobora kujya kwa creating a token. Ushobora creating ihumure token. Iyo ihumure wayishyiraho wayilaunch ukayisubmitinga kuri exchange runaka. Anybody to be interested akayigura. Anybody ukagenda ugerageza ukayitanga wenda nk'umuntu urebye video ugize gute ukajya umuhereza izo token, sibyo? Iyo ni token wa creatinze, sibyo? Ariko ushobora kuzamura demand ikaba yaguhereza amafaranga. It's a token, it's not a coin. Ibyo bintu TikTok yarabikoze. Warabibonye? Nyinshi bakunda kubikora ama platform menshi usanga atanga ama token. Ama token no burakora creatinga ntabwo binasaba na code. Nta code. Ababishaka baze kujya kuri wenda platform ya Sui coins cyangwa se baze kujya kuri Remix. Aho hose nta ushobora gucreatingiraho token, kandi token yawe kabiri ukayicreatinga ukayishyira kuri network ukayiyohereza kuri wallet yawe, umuntu ukayilauncinga ku DEX, not kuri sex. Ukayilauncinga kuri DEX runaka, ubishaka akazayigura, demand yabone ukikirira, demand yabura ukikenera. Uri kubyumva? Decentralized exchange ukuvuga ngo abantu bakwiriye kumva ibi bintu bakabyumva neza, bakumva uko ibi bintu bikora kuko ni ingenzi, sibyo? Nukuvuga ngo abantu, nukuvuga ngo tumenye niba itangije iki kintu cya tokenization, bivuze ngo birazana abantu benshi, sibyo, muri iyi industry, sibyo? Niba itangije DeFi, birazana abantu benshi bafite ama coins bashaka inguzanyo, sibyo? Niba itangije swap, biraza gutuma abantu ifite ngo yari Pi Network imaze kugira ikibazo cyuko hari abantu benshi bayivuyeho kubera guhora bashaka uko bakombatinga ibintu mu zindi platform, sibyo? So muri abo bantu niyo demand n'abantu. Niba ukigikira gisivi, bwira umuntu muturanye uti please download this application, sibyo? Please mine. Usobanure neza ku rwego rwiza, sibyo? Usobanure uti downloading application nyamuna kugikoresha gutya bizagenda gutya, na wamenya nyuma y'imyaka 10, na wamenya nyuma y'imyaka ingahe. Uko byumva? Iko niko gushyigikira gisivi sukusakuza no kwanyandikira muri comment. Uri kubyumva? Ariko bura commentaire baje bandika, none yanditse muri commentaire bariza umenya ziratubyibushye. Uri kubyumva? Noneho rero ibyo bintu nagira ngo tubivuge tubyumva. Mu byukuri ntago Pi Network yibanza hanini kuri Web3. Kuri Web3 impamvu yaba DeFi yaba DEX. DeFi ubwo ni decentralized finance, cyane twavugaga byo gutanga ingwateho asset ufite, noneho ukaba wakwiguriza amafaranga runaka wazayishyura ugasubira na asset yawe. Yego. Mu byo twita DeFi iri muri Web3. Icyo twita decentralized exchange ni muri Web3. Tokenization ni Web3, sibyo? Ibintu byose ni Web3. Icyo kintu cyo ndakivugaho ndanacyemera, sibyo? Ariko reka abantu basobanurira ikintu bita Web2 na Web3. Ubundi iyo ubitsa amafaranga yawe kuri Binance, Coinbase, n'izindi, ayo mafaranga abo uyabitse, ubwo ni kuvuga uyabitse kuri exchange bisanzwe. Ubu yabitse muri system ya Web2. Web2 impamvu tuvuga ntago ifite akantu bita owning. You read and write. Buriya amafaranga ari kuri Binance abagikontororwa na Binance. Amafaranga ari kuri Coinbase n'izindi zose zakozwe muri Web2 abakontororwa na niyo exchange. Kubyumva? Kuko harimo nabyita ngo ni nka centralized control. Bivuze ngo agatsinda runaka gakontorora icyo kintu. Ari nabyo bizaba kuri CBDC. Ari nabyo bizaba kuri CBDC, azaba hari agatsinda runaka kari gukontorora movement y'iyo currency. Exactly. Yego ni blockchain, ariko icyo Binance da controller ni transaction. Ntishobora kuyireversinga, ntishobora kuyakugaruraho. Ubona kuri banki yo wohereje amafaranga cyangwa ukagura ikintu ku ikarita, ugasanga bere baraguskambira urihuta ukajyo bakayagarura. Ikintu da controller ni transaction. Ariko ibijyanye no kugukuriraho kubikuza, uri kubyumva?
gukuriraho ikintu runaka ishatse yagukubita mbarigo ntubikore. Okay. Niyo mpamvu ukora ikintu ikakubwira ngo kubera iki kintu n'iki wakoze ngo tugukuye amasaha 28 ngo urabutemereye kubikuza. Warabibona? Bakunda kubikora. Bivuze web 2 ni control. Niyo mpamvu muri web 2 YouTube uri kubyumva iracya iri muri web 2. Ifite total control yirwa dufungira amanuza. Ariko nujya yumva amabwire. Nujya kuri website nka P5 P58 P5 or iri muri web 3 video yuyishizeho you own it iri yawe. Uri kubyumva? Video uploadingiye kuri website numva ndibagiwemo gakeya. Iyo uploadinze yo video is your property. Ariko video uploadinze kuri YouTube is a property of YouTube. There is a central control. That is web 2. Nicho kintu bivuze, sibyo? Web 2 amafaranga nje nawe dufite amafaranga kuri MTN. Ariko dufite central control team ariyo MTN. Nshobora kukohereza amafaranga buri ababishatse badushyira mu manza. Bakama message amafaranga ntibayaguye. Wabyumvije? Biraba. Bishobora kuba. Ntago nzi niba biba bishobora kuba. Biramutse bibaye nje nawe tujya mu manza. Bakama message yerekana ko amafaranga yakoherereje. Ariko we ntago yasinyaki. Uri kubyumva? Kubera yuko hari central control. Iyo ni web 2. That's web 2. Read and write. Niko dukunda kubisobanura. Sibyo? Ariko ikintu cyose uri bukore ariko hari kandi gatsinda kari bukontrolemo hagati kugira ngo interacting n'umuntu ushaka guha service. Iyo ni web 2. That's web 2. Abantu babisobanukirwe neza. Muri web 3 rero dufitemo icyo bita owning. Sibyo? Icyambere there is no central control. Nukuvuga ngo iyo bitse amafaranga kuri OKX web wallet web 3 ari amafaranga uretse wowe. Muri wallet web 3 ntuzigera ubona message iri kukubwira ngo twagususpendinze ku withdrawing. Nuta passkey ya wallet bizaba birangiye. Uzabuhombye. Uri kubyumva? Njya numva ari nabo batekera imitwe bakabatekera imitwe ngo passkey barazigarura. Uri kubyumva? Nuyita yaba yo kuri Pi yaba yo kuri passkey kuri Trust Wallet, MetaMask cyangwa andi ma wallet yose muri web 3, sibyo? Nuta wallet, nuta passkey bizaba birangiye. Uri kubyumva? Ariko muri ya Binance uramutse ugize ikibazo gituma wibagirwa inuze, niyo mpamvu ukora forget bakakugusubiza email bakagusubiza password bakagira gute. Hari central control. Abantu babyumva icyo itandukaniro hagati ya web 2 na web 3. Uri kubyumva? Ariko muri web 3 hari icyo bita owning a product. Amafaranga nkiza kuri web 3 wallet. It is me. Sibyo? Ninyohereza nabi ndabamombye. Ntaho ndi karama, ntaho ndi buvuge. Nubura urufunguzo urabuhombye byose biraba birangiye. Nujya gukerera tangira kuri zero. Ninzi kwiba biraba birangiye. Ariko uzarebe iyo wohereje amafaranga ukoresheje Binance Coinbase cyangwa ikindi baguha email kubwira ngo niba atari wowe watorije iki kintu ngo gira vuba ngo bitubwire vuba. Uramutse ukanze ngo not me transaction itiba cancelled. That is a central control. It is a central control. Ahubwo ngaho no web 3 na web 2 bigiye kumvikana neza kuruta mbere. It is a central control. Ndikugerageza kwisobanura ibintu ariko mbona numvuga nk'umuntu akamwa ngo web 3 ngo web 2. Nambwa you don't know what is it. Ikintu cyonyine kibitandukanya most of the time ni your central control iri hagati. Muri web 3 you own something. Nk'ubu iyo website nakubwira niyo abantu benshi bari tugize imana ibintu byo gukoresha YouTube twabireka. Uri kubyumva? Tugakoresha ama website yubatse muri web 3 akora service nk'izi za YouTube. Sibyo? Nibwo uploadinga video ukayowninga copyright zigashira. Uri kubyumva? Ibyo bya copyright byo kuvuga ngo president yakoze ngo yavuze imbwirwa ruhame ngo RBA ngo niyo yayifirimye ngo nuya uploadinga ngo baraguhereza copyright. Ibyo ntabwo ushaka kuba muri web 3. Ikintu cyose uploadinze uhinduka the owner of it. Kandi nta copyright izaba. Uri kubyumva? Bivuze ngo zafavoreza abanebwe. Ubundi web 3 zafavoreza abanebwe. Bivuze ngo muri web 3 na central control authority. Ubundi kuba blockchain sinzi n'impamvu ama guverinoma menshi agiye akomeza kubyanga. Uri kubyumva? Uretse ama transaction
ariko amaguverinoma ari gufata blockchain muri web 2 uri kubyumva akayicentralize nk'uko za Binance zikora cyangwa za Coinbase sibyo n'ubundi hari control ziba zifite ku mafaranga ari kuri izo exchange nubwo wenda haburamo ako kumenya ngo transaction ngo bayi reversing kuko blockchain transaction cannot be reversed nishobora kugaruka byarangiye biba byarangiye ahantu rero abantu basobanukirwe Pi Network iri kugerageza guteza imbere web 3 why kubera iki nicyo kintu abantu bagomba kumva impamvu Pi Network services zose ishaka gukora igomba kuzikora muri web 3 ni uburyo bwo kwirinda intervention of governments nikidashaka no kuvuga ngo aho guverinoma idashobora kurekarama ngo aba baturage banje baje mwibi bintu mugira gutya muduhereza yangaya naye web 3 is independent Ubyumva umuntu utunze ikintu kuri web 3 abacyowininze is the owner nta handi hantu gishobora kujya sibyo nta nindi nta urukeretse ataye passphrase byonyine uri kubyumva no kuvuga ngo abantu babitandukanye bamenye ngo web 3 is more secure than web 2 uvuga ngo kubika amafaranga kuri Binance ntago bifite umutekano ngo kuyabika kuri Binance web 3 wallet web 3 ntago ari kimwe kuko amafaranga ufite kuri Binance uri kubyumva atandukanye n'ayo ufite kuri Binance web 3 niho rero tuzasangamo ya quantum bavugaga rero izaba iri full cyane muri web 3 rero ya quantum tubyore simbizi kuko iyo bigeze ku kintu kiri gukangura abantu ngo wallet ntuza Pi Network igerageza gukora ntuza adverts nyinshi gukangura abantu kandi yaranaronshinze biragaragara ariko nta tangazo na rimwe rikangurira abantu kugura Pi Network il faut être vigilant uri kubyumva coin nyinshi zikora project yazo sibyo hari ama projet menshi n'ama coin menshi yo muri web 3 ariko nta nimwe ndumva itangazo ngo nyamu ari coin ifite community nini sibyo iyo community nini ishobora guhura n'ibintu byinshi biyitangira harimo na za Federal Reserve yewe harimo na SEC uri kubyumva ariko SEC yafayininze coins zose ifite nako ama exchange menshi afite harimo no restricting Binance muri US kuko iri muri web 2 kuko na nyine ifite central authority kuko ako gatsinda ko muri central authority ko kwirimitinga Binance gahari karahanwa n'umuyobozi wakagahana ariko muri web 3 it is a full total control you read you write you own ubundi twavuga ngo read and write muri web 2 you read you write and you own urwo byumva so ikintu kiri kuri wallet yanjye web 3 it is mine abanyiri wallet they don't see anything nta kintu babona nibazi ngo nunzanga nibazi ngo ari urwo byumva so abantu tujye tubasobanura mu buryo bwinshi Pi Network ishobora gukoresha kugira ngo approaching in that way nuko ishobora ikoresha web 3 yabasha kurikinga ku bantu hatajemo restriction noneho birasobanutse uko byumva hatajemo restriction niyo mpamvu iyo turi gusobanura ibi bintu tuba tuvuga ngo ufite ugutwi ngo yumve iby'umwuka abwira amatorero ufite ugutwi yumve iby'umwuka abwira amatorero nicyo kintu tuba turi kuvuga niyo mpamvu kenshi dukora ibi tubabwira ngo turi kubigisha no kwigisha za serivisi zimeze nk'izo umuntu rero akagenda akavuga ugasanga wenda nk'umuntu aratekereza ngo Pi bitandukanye n'ibindi ngo ni web 3 ariko web 3 is not a miracle yaba za Binance zarangije kubona ko the future of the world is web 3 nazo zikora web 3 wallet sibyo yaba OKX yari imaze iminsi muri web 2 yamaze kubona ko restrictions ibihugu bibasha kurestrictinga ibihugu byinshi bibasha kurestrictinga web 2 so zitangiza ama web 3 wallet sibyo ibyo kufata ro projet runaka ukavuga ngo iyi projet ngo ni web 3 nago biri buguhe bikugira igitanga sibyo ikigira igitangaza coin nuko igira demand nini nubwo wayi designing ugashaka umudesigner wa mbere kwisi akagukora design ya mbere kwisi agaciro ni ngiye uyikoresha ntago agaciro ari uko coin designing ntago agaciro ari mu programmer ko watimu yicariga program ntago ari kosasi ntago ari ushyira agaciro ka Pi Network ngo nuko designing neza ngo ayikoze gute yakoze framework ariko igiciro icyambere coin ni demand
abantu babyumve neza ntabwo ari ugutera waraza wa mugani w'abarokore ni ugutera waraza ntabwo ari ugutera waraza abantu baba bagomba kumva ibintu neza katubashimire rero dushimire mwese mudukurikira ko tugenda tubaha iby'ubwenge nimutabukuramo nta kazi kanyu ariko ukwiye kubukuramo sawa urakoze cyane aho utaha kuri Humure TV rero nakagaruka